Yes, mwaramutse neza cyangwa mwiriwe aho muri hose. Nagira ngo ngusuhuze kandi mwifurize ibihe byiza, ariko aka kanya numva nifuza kugusangiza iyi nkuru. Ejo bundi umuntu aherutse turi kuganira arambaza ngo ariko mbwira ngo ukunda ngo kuba uzwi cyane cyangwa kuba famous, niryo jambo yakoresheje. Hanyuma ubwo yabimbazaga ntabwo nahise numva ikibazo mbaje, uyu munsi nibwo numva uburemere bwabyo. Hanyuma nanjye nibwo natekereje kuko ese ubundi umuntu akunda kuba icyo ari cyo. Okay, ntekereza ko buri muntu wese iyo afite intego y'icyo ashaka kuba cyo, kuko mu by'ukuri urumva aba afite iyo ntego kuko kandi afite n'impamvu abikora, cyangwa se ari impano y'Imana. Siko bimeze? Ibyo turabihurizaho. Yego, reka tubihurizeho. Niko bimeze. Hanyuma nibwo rero nanjye nahise kuko ndenda akose kuko mu by'ukuri umuntu byaba byiza gusa ari ugushaka kuba umusitari, ahubwo ubwo ngewe nari ndi gusenga nibwo umwuka yambwiye ati oya, ahubwo ibyo ukora ujye ubikora neza kandi ubikore uzi impamvu uri kubikora, sibyo? Kuko ubwo nibwo yahise ansubiza inyuma, ndavuga ngo umwuka wera ansubiza inyuma, nsanga uyu mwuga wa social media wo kuba uzwi, ibyo dukora biri ku karubanda, nsanga mbimazemo hafi imyaka 21 irenga. Nuko nsanga ahubwo se ibyo tukora uzi ko tugera hano ntitwigirire icyizere, tukitinya, kandi tugomba kubikora tukabikora neza. Rero ndajya nkubwire ngo ubikore neza, niba ubirimo icyo urimo cyose ugikore neza, kandi umutima utagucira urubanza, kandi kigirira umumaro abantu. Yumvire aka audio kakugirire neza kandi kagukomeze mu buzima bwawe. Nanjye kakoze ku mutima wanjye, kandi nawe ndabizi ko kakukora ku mutima. Narindi kwiyumvira muri social media, ariko ubundi ibyo wumva ubikora hiki? Ese iyo ubyumvishe wihutira gufata izihe ngamba? Uretse ko naje gusanga izo ngamba nanjye zuhuje n'uyu mugabo wino audio. Ahubwo rero ndagira ngo dusangire nawe izi ngamba zikubere iz'umumaro, utangire ugambirire neza mu buzima bwawe. Ikintu kizagukomeza, uzihangane, wihutire kubabarira no gukunda, bizagukomeza mu rugendo, kandi ujye uhimbaza Imana yawe, umutima usage ibyishimo. Nawakwiringiye Imana wimuhemukire, nawayikoreye ngakorwe n'isoni. Nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe, kumuhanga masiteka, bizandindi intege nke, shira ubwoba, shira impumu, kera uzatabaruka. Nabonye umukunzi mwiza. Haleluya. Ndakwifuriza kubona umukunzi mwiza, umukunzi w'ibihe byose, umukunzi wo mu byago, umukunzi wo mu bibazo, umukunzi wo mu byishimo, umukunzi wo mu munezero. Umva wo muzagendana ibihe byose, uwo muragendana, kandi noneho aguha imyumvire. Umva ariko ukuntu umuririmbyi yaravuze ngo kera nzatabaruka, ariko uwo mukunzi we yamaye kumenya ko nzatabaruka, ariko amuvuga yuko yamubereye n'inshuti nyanshuti mu rugendo rwose, ngo nta wundi bahwanye. Ndakwifuriza kubona uwo mukunzi, sibyo?
mujye muza kugura imyenda hano muri Zahabu. Okay, ngira ngo urabibona, ndizera nkorangiye, ubwo ndagutegereje tukazahura ndi kukwambika imyenda yanyu mukunda ya Made in Rwanda. Ya ukomeze rero ugira ibihe byiza, kandi uwo mukunzi aguha imbaraga ziruta izindi mbaraga zose umuntu yakenera kuri iyi si, umuntu yakenera muri ubu buzima. Izo mbaraga ngiye kuzigusangiza, numvise audio hano ku mbuga nkoranyambaga, ndibaza ati aho ko nazi nari imbaraga koko umuntu yatwara nk'intwaro, kandi tuba tubikeneye burya mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo ariko ugenda umunsi ku munsi ubona ibintu byose bimeze neza, urumva, ariko nurangiza kumva nyikomeza ndangije kuramya cyane nk'uko mwakomeje kubibona, uraza kumva iyo audio. Iyo audio ndayikuraritse, ikubera imbaraga. Ntabwo ari yo yonyine gusa mu mbaraga uwo mukunzi atanga, ariko izo mbaraga nazo n'izo ngizo nazo turazikenera. Shalom shalom. Kera yarampiriye, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo kumuhanga masiteka, bizandindi intege nke, shira ubwoba shira impumu, kera nzatabaruka. Iyo ndirimbo nawe gufasha ni byiza. Niba hari umunyenga wa mbere ubaho, ni ukubana n'umuntu ubizi neza yuko akwanga, kandi mukabana bugacya bukira mukabana. Nta kintu gitanga icyubahiro nko guceceka. Guceceka niyo ntwaro ya mbere ikomeye y'abanyabwenge. Guceceka niyo ntwaro ikomeye irinda umutima. Nta gisubizo cyiza ku rwango wagiriwe kiruta urukundo no kwihangana. Ingamba zose wafata ntacyo zivuze utihutira kuzishyira mu bikorwa. Umunyabwenge aduhaye imbaraga. Iryo jwi naryumvishe ryumva nk'uko umuntu yakumva ikintu inshuro zirenga ebyiri icyarimwe mu matwi yanjye. Rero izo mbaraga nawe reka zikubera imbaraga, ngo duhawe imbaraga zo guceceka. Burya ibintu byose tuzi n'ibyo twumva ntabwo ari ibyo kuvuga. Hari ibyo wavuze bikugirira nabi, habwa imbaraga zo kwicecekera. Hari ibyo wumvishe biragukomeretsa, ariko burya ntabwo ari ibyo kuvuga. Hari ibyo ukorerwa ukaba utagomba kubivuga, ariko uvuze n'ukuri byari igihe byagutesha agaciro, kandi umva yabwa imbaraga z'umukunzi. Abo ni abana rero bari bamaze kumbwira aho bamenye, ngenda nanabisuriza, ariko rero ntabwo twatandukana ntakubwiye aho wadusanga. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu, ni YouTube channel ni Francis Zahabu TV. Ndakwinginze ngo ugende ibiganiro nk'ibi, amajwi nk'aya uzajya ukomeza ubyumve. Ni YouTube channel yacu Francis Zahabu TV, ukore share, subscribe, kandi mu by'ukuri niba unafashijwe ushobora gusangiza abantu benshi izi nkuru, maze ushonje uhishiwe. Shalom shalom.